Kigali News Channel inkuru nshyashya, inkuru zakasamutwe, kora subscribe kuri Kigali News Channel. None reka nkwereka akantu ka danje, tenge nkibyiniye tenge nigeze mbyina mu murima w'iwabo cyangwa namubyinira mu murima we. Wabyiye muri telefone ye iyo yanga kubifungura se, none nashaka nayongera yicane ndongera nyibyinemo. Urumva ntago nkunda abantu baduhereza kote ziri negative, nta kintu cyabaye cyatanga mungeze hano urinde se wowe zonde wese uzuwonde we ngo wesha ubwo byonyine kunyita ngo wesha zonde we uri icyo ntazi, ntago nkuzi nyine wese uzuwonde we. Tumenye guca bugufi. Life iyo uyiremereje iraremera, ubuzima iyo uburemereje buraremera, iyo ubutwaye gake bigenda neza. Ukamenya ko umuntu ari nk'undi, wenda icyo turushanwa ni ibiro, n'uburebure, n'amashuri, amafaranga yo rwose araza kongera akagenda, ariko twese turi umuntu umwe. Kuza rero ushaka gukanga abantu, ikaze kuri Kigali News Channel. Nongeye nagarutse, bimeze bite se? Murashima rugira? Turashima. Akamuji hari ikintu nshaka ko tuganira cyangwa se ko twavugaho nk'iminota mike cyane. Yego. Hari akavideo ejo bundi twakoze. Abantu bamwe baragakunda. Akahe? Uri kubyina tenge. Nabonye bari abantu bagakunze, ariko harimo umuntu umwe yambwiye ngo biba bintu n'ubupanshi ko nibyiniye tenge nigeze mbyina mu murima w'iwabo cyangwa namubyinira mu murima we. Wabyiye muri telefone ye iyo yanga kubifungura se, none nashaka nayongera yicane ndongera nyibyinemo. Urumva ntago nkunda abantu baduhereza kote ziri negative, nta kintu cyabaye cyatanje. Tenge si imbyino y'uriya mupeti simuyizi, ahubwo nibyo bise binyeka ko ari iya danje. Aho umuntu ufata amayinite akayatakaza ahamagara avuga ngo bera ni biki. Nibyo rero nakubwiraga, abantu bareba ibintu by'abandi bakabikiritika kurusha uko bakarebye ibyabyo ngo babinoze. Wowe umuntu gadereka nkubwire story. Abantu benshi bakunda kwirefera nyine ku bantu tu, ariko bakabireferaho baba bafite n'ishyari bamwe. Tuvuge nimba Gadi wikoreye wenda tuvuge uguze igare, kandi twari dusanzwe dutarasanya n'amaguru mwana Gadi, tuzaba tugiranye ikibazo, ntawe nakwishimira iryo terambere. Ahubwo ndi kuvuga ngo buriya Gadi yakuyeho iriya gare, ugashaka amakuru. None abantu bose babaye abanyamakuru, ntabwo uzi ijambo basigaye bavuga ngo nta makuru ufite. Abantu bose babaye abanyamakuru. Ese kuki Imana ubundi itaremye ukuntu twese twajya tugendana intambwe turi ku murongo umwe ngo utere imbere nanjye mbumbe na ntabwo natera imbere kukurusha ngo hanyuma se ko twavukanye icyo kintu. Umuntu mwene muntu yaremanywe icyo kintu, ifitina navuga nk'ishyari, ibintu byo kutumvikana, amahane. Ubu ngubu ngututse hari ahantu bikurya biraryana mu mutima hese. Kera twatukanaga mu matamatama ngo ukarakara ukarwana ngo vuga ibintu bisore byumve. Urumva ibyo rero ni ibintu no mu bana bibamo. Icya kabiri nabonye mu bintu by'ama bride shower, ama baby shower, ama anniversaire agiye atandukanye. Nimba kwa Gadi mwakoresheje gato y'ibihumbi 300,
bibaho se zibaho gato, biterwa n'ubushobozi bwawe. Ugatumira wenda umuryango, wenda tuvuge ntabwo twese tugira akazi kimwe cyangwa iki, urabona wenda hari igihe umugore aba afite amafaranga kurusha umugabo cyangwa umugabo afite amafaranga kurusha umugore. Noneho iyo nawe yakoze abantu wabatumiye, noneho nawe akavuga ati wabonye mu rundi rugo, ati turabatumira dute twebwe tudafite gato nk'iriya. Ahanini ahubwo akaba ashaka irenze kuri yo, kandi wenda bose ni n'abashomeri. ariko riba rishyira ari ryiza wambwiye ko ribaho. Rero ibeshye umwe muri mwebwe ayibure yari asanzwe afite amafaranga. Ntabwo nakubwiye umuntu wariye amafaranga ye kubera ko ngo yajyaga gusarika umusigiti, ngo nawe ngo agomba ngo kuba haji nk'abandi, agafata amafaranga yose yari afite ngo agiye kuba haji, yagaruka akaza. Ngubu ntabwo baramuzi umuntu, mvuze karitsiye bahita bamumenya, abumba amatafari, ariko akabumba itafari ariko kuvuga ngo njye ndi haji sha, ngo nagiye Maka njyewe, urumva. Ariko akaba yaragiyeyo atari ukubera ko ari umugisha agiye gushakayo, atari ukubera ko nyine, kubera ko mu bandi bantu basangiraga icyayi nimugoroba bo bavuze ko bazajya hehe i Maka, kandi baranateganyije amafaranga yo kuzajya he i Maka, basize bateganyirije n'umuryango mbere yuko bajya i Maka. Cyangwa se ukumva umugore arakubwiye ngo uzi ko ngo runaka ngo umugabo we yagiye kuri nuza, ngo yagiye i Maka, ngo mama afise asigaye yitwa Hajati, nanjye ugomba kongera Hajati. Urumva ibyo bigatwara abantu, ugasanga noneho havuyemo ikintu cyitwa imitekerereze yo kureba ikintu cy'umuntu. Ndabibona no muri ibi by'indirimbo, abantu bajya baririmba, igihe umuntu akora indirimbo akavuga ngo nkorera beat ngo imeze ngo nk'iya runaka kubera pressure. Oya, nimba wenda tuvuge Afurika yaririmbye agatunda, wowe ukagenda ufite ngo nazanye indirimbo ngo yitwa ngo Akamanderena, urumva wahise ujya mu mbuto, wagiye nawe kuririmba ibintu byitiranwa na bya bindi, kandi buri wese agira umugisha we, wikanira umugisha wundi, ibyibuye ubwo namwe murabizi. Rero ibintu byo kugendera ku marangamutima yawe ugashaka kumera nka runaka, ariko ni ibintu byiza, ni ukugira no ishyari ryiza, nshaka kumera nkawe, nshaka no kumurenga, ariko birangira nyine bikubanya izindi. So none se ubu ngubu ufashe umuturanyi wacu hano wenda atetse inyama z'inkoko, umugabo aravuze ati ariko mwumvisha abandi bamama ukuntu bateka, agurishije ibintu bimwe byo mu nzu kugira ngo ashimishe iki, bifite umumaro ushaka iki, kuki se atabigurishije mbere yuko yumva umuhumuro wo kwa runaka? nibwo yagize igitekerezo. None uriya nawe baravuga ati kugira ngo tubemeze, batwemeje tugomba kujya turya inyama buri munsi, uyu munsi zo mu nda, ejo n'uyu arashiduka bigurishije bishize. Kubera iki? Uri kugendera ku bandi bantu. Ariko bikunda kuba mu bintu byo kuvuga ngo runaka ngo man ngo wabonye ngo imyenda ya runaka, nawe ugahita ujya no gukora wenda n'ibikorwa bibi kugira ngo ugere ku kindi kintu cy'undi muntu, kandi ibyawe ni ibyawe, ibitari ibyawe ntabwo ari ibyawe, sibyo? Rero ibi bintu by'ubuzima bwacu bwa buri munsi, njyewe nigize nk'umuntu washyizemo filime nyine, reba ibyanjye, nawe ndakugira inama nimba ushaka kumenya ibi buzima, reba ibintu byawe ibyo ufite. Ese amajeni, ubuzima ni iki? Ubuzima ni amahurizo. Ubuzima bumeze nka gutya, ni up and down, niko babyita, ni epfo na ruguru.
ups and down. ni nk'uku nguku ubona bwije bukongera bugacya, gukira, gukena, gukundwa, kwangwa, kurwara, gukira, byose ibyo bintu rero iyo wagize Imana byose ukabinyuramo umenya uburyo ukontorora ubuzima. Iyo ubizi ko abanyarwanda bajyaga kera bakunda guca imigani, sinzi nimba guca imigani byaravuyeyo cyangwa kuyihimba, ngo ubuzima ni gatebe gatoki. Uri kumva ariko icyo kinyarwanda gatebe gatoki. Isi ku gatebe gatoki. Bari bafite barazimizaga cyane gatebe gatoki. Ngo ubuzima burahinduka kandi umuntu avuga ati uzondiwe abo bantu bagomba kuguma rero muri iyo situation ukamenya ko kuba uri kugenda uvuga ko urenze hari aho tugera tugaca bugufi. Mu gihe utari ugomba guca bugufi ukiri muri uyu mwuka w'abazima, urumva, no kumvikana no gushaka icyubahiro cyane. No muri tuwarete bagukuramo bro, ngo vamo uyu muntu ajyemo nkaho wowe wari wagiye gukiniramo, kandi nawe urimo. Yewe have byihorere, ntabwo ujya ugenda wowe nakumvisha. Tumenye ko turi bamwe. None se reka nkubaze abaretse gutanga impyiko urabizi? Kuki se umuntu ngo wadanje ye wenda tuvuge umukire yabuze impyiko areba nk'umuyede akamubwira ati uriya muntu niwe muhuje amaraso niwe uguha impyiko, arakubwira se ngo uzi uwundi weza niyo mpyiko? Tuza mubwire neza ko wamenye ko groupe sange yawe niye bijyanye, umusaba impyiko nayikwima ntago bazamuzirika ngo bayimukuremo. Urumva, ufite izina ryawe rinini ariko mfite nanjye imari yanjye y'impyiko yanjye. Uzi ko njyewe nayinsabye ku buntu ariko twabyumvikanyeho neza ari bishoboka nayiguha, ariko vuga ngo mumuzane hano sha ngo uyu nguyu n'undi wa yampyiko ngo mumuyimukure, wowe wankuramo impyiko, wankuramo umwuka, ukazinkuramo izo mpyiko ntanjye ntahumeka. Ntange inama muri rusange ku buzima. Twiyoroshye, duce bugufi, tuba abantu bazima, twigirire irari ry'ibintu biturenzeho ngo tubyifuze tubikorere mu manyanga, tugende neza, nibwo tuzaryama tugasinzira. Uzi ko uwo muntu uvuga ngo uzi wundi we ashobora kuba adasinzira kandi njyewe nkisinzira. Isaro umuntu adasinzira ntuhakomeye. Wagura icyubahiro ntiwagura ibitotsi bro. Ibitotsi se barabigura iyo unaniwe igihe cyose amasaha yo kuryama. Unanijwe n'iki? N'akazi. Sogenda se ugahita wirozwa ukaryama ugasinzira. Bandike comment nta makuru ufite. Barwaga ngo abagabo barara mu mamodoka, imyenda basigaye bayigendana, bari mu kazi, afite icyetaje kingana nka kuriya ariko ataryamamo ngo asinzire. Ari mu kazi nyine ari gushakisha komeza yongera. Arashaka kubaka kugera hejuru ku Mana, ashaka kubaka indi nk'ahandi cyangwa ko agenda akabisiga Satani abigeze. Tumenye guca bugufi. Life iyo uyiremereje iraremera, ubuzima iyo uburemereje buraremera, iyo ubutwaye gake bigenda neza. Ukamenya ko umuntu ari nk'undi, wenda icyo turushanwa ni ibiro, n'uburebure, n'amashuri, amafaranga yo rwose araza kongera akagenda, ariko twese turi umuntu umwe. Kuza rero ushaka gukanga abantu, gusa bigutwaye iki kunshi? Urumva se nk'ubu tumeranye neza, urumva ukuntu nshimiye amajire ka tugushimiye.
ubu hari uwandika ngo ntushimira nkande si uwo musenzi, ni ukuvuga ngo uwo nawe abavuga ati ariko abatekereje ngo uwo musenzi avumbuye ko najya nsinzira wabona yambonye, kandi uba uri wenyine ariko kubera ibintu bikurimo kandi se ntabwo uzi umuntu ujya kumva ukumva nka cyamunara tu cyamunara sorayo urayizi? cyamunara ni ukugurisha ibintu by'umuntu cyangwa se bya kampani runaka ku mafaranga bifuza kugira ngo wishyure ayo wari urimo. uzi kurara mu nzu iri gutezwa cyamunara, ejo bazaza kuyiteza saa 8 z'amanywa, wasinzira ufite abana 10? ntoye ntabwo wasinzira, ntibikunda. ase bibaho ko umuntu ashobora kumara amasaha 8 yose ameze gutya? ku 8 iminsi 2 banywa amaredi buru bitamo za energy, uwo byanze akanywa rikeri agasinda ukazajya kugushiramo ugasanga cyamunarira cyakomeje ahubwo amasaha ari kugufata. Ugomba kubanza ukamenya ko ugomba gutuza muri wowe. Uzi ikintu ubutekereza? Ba bantu bose bari banzi ubu ngubu bazavuga ngo ki kandi bayitereza ku mugaragaro. Ba bantu babonaga uzi ko hari reka mbigusobanure. Uzi ko hari umugabo birukana ku kazi cyangwa umugore kubera uburyo yarabayeho, bamwirukana ku kazi akajya abyuka agenda nk'uko bisanzwe. Sinzi nibiyo situation iri kwiba. Akabyuka akagenda akatorongera. Ni hano ngo umugore ko we kutagiye ku kazi kamubwira uti bana ndi muri konje yashira izarangira ryari n'umugabo barabimuhisha. Umugore akabyuka agakenyera rwose akaba yigire gusura. Abanyirukanye nkanda kubwira umugore wanjye ngo biterwa n'iki se? Twakunde navugaga nyine kutiyakira. Utashe ukabwira umuntu uti rero bahamagaritse ku kazi dukora iki? Tugurishe iriya modoka tukoremo botike ko ubona bidukomeranye? Vuga ati oya, umugore wanjye amenya ko banyirukanye cyangwa umugabo. Mu gitondo ugatangira kujya barazanaga umugati na bureba, ugabanza umugati. Ejo na mugati usanga ngo bafunze. Mu gitondo banyohereje muri misiyo ukajya gusura umuntu ba nk'icyangugu. Rero ubuzima uko ubukontoroye iyo urucishije bugufi nta cyiza nkabyo. Nicyo nababwira. Mwari mwanshimiye nanjye ndabashimiye, mukomeze mukore subscribe kuri Kigali News Channel, kandi utuntu mababwiye utuntu dutoya tuzagenda tuganira cyane, kandi abantu ibiganiro bizajya binyura nabo bajye baza batange nabi ibitekerezo, kuko nta umutwe umwe se asuze uko wigira inama. Yes, so murakoze rero ibihe byiza.